Ndagusuje kandi nkwaye ikaze kwenye Kodaraba TV. Wowe udahema kudukurikirana udutera inkunga ku biganiro byacu kandi like, subscribe, ukora share. Uyu munsi ndagarutse ishema yive ni iminsi myinshi cyane turi kumwe namwe muri iyi minsi. Ni byinshi bivuga impande n'imande y'abakumbuga nkoranyambaga cyangwa se dukora ku matera agiye atandukanye. Rero ndagusabye ibimo biberetse gato iminota mike itari myinshi cyane, naho ndakurambira uyu munsi maze ngutembereze iyi si yuzuye mu makuru menshi cyane. Tutinze ko duhera muri East Africa duherereye mu Afrika y'Uburasirazuba. Ku gicamunsi kuri wa kane ku nkoranyambaga zitandukanye nibwo hatagiftikana amafoto ya Sandra Teta bigaragara ko yakozwe cyane, isura yahindanyijwe. Sandra Teta rero uyu yamenyekanye cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yabaga igisonga cya Miss CFB 2011, akaza no kuvugwa cyane mu rukundo na Derek waririmbaga mu itsinda rya Active. Nyuma bakaza gutandukana, gusa navuga ko yari yarabanje gukundana na Ishimwe Dieudonné yamenyekanye ku izina rya Prince Kid. Nyamara aba bose nibaje kwiramba, dore ko uyu yaje kwikirana cyane mu gihugu cy'Ubugande, aho yaje gukundana na Weasel waririmbanaga na nyakwigendera Radio mu itsinda rya Good Life. Weasel na Teta baje kubyarana umwana w'umukobwa no kunyabira mu Italiya Mayanja. Hemutse cyo kukubwira amakuru ava muri Uganda aravuga ko Weasel yakubise uyu mugore ubwo yamusaga arimo kumuca inyuma, bikanavugwa ko yamukubitiye ku muhanda mu isoko imbere y'abana be ndetse anashungiwe n'abantu benshi cyane hano mu gihugu cy'Ubugande. Gusa Teta yaje kujya kugaragara ku mbuga nkoranyambaga nyumuze makuru arimo gucicikana, we avuga ko yakubiswe n'amabandi akamwambura telefone, ishakoshi ndetse na 1,300 by'amashiringi ubwo yavuga mu kazi yakoze amasaha y'ijoro, agira ati mureke kwita kuri mu kumvugaho byose sibyo, byo ni ibihuha n'abanzi banyashaka kunyikira izina. Gusa ubu tuvugana hashize amasaha 11 Weasel anyarukiye kuri konti ya Facebook asangiza amukurikira ubutumwa bwa Miss Sandra Teta avuga ko umukunzi wameze neza ndetse ko ari kuvuzwa. Nyuma y'ubwo butumwa rero abakunzi ba Sandra badukiriye Weasel, bamwe bakoresha amagambo akomeye berekana agahinda bafite, abandi bamusaba kudakomeza gukoresha telefone ye, ubwo bamwe bamubuzaga bati reka komeza kumushinyagurira, bati n'ubushize baramukubise, abandi bati turakuzi neza ubwo reka dufashe Teta mbere yuko yitaba Imana. Ibi rero birimo kuvugwa cyane muri East Africa, byakoroje benshi abari mu Rwanda ndetse no mu Buganda, mwavuga bati umukobwa rwose yararenganye, igeze kwa Miss na 11 yararenganye cyane. Ibi kandi bikagaragaza ko uyu mugore ashobora kuba atabanye neza na Weasel, kuko no muri Nyakanga 2020 bigeze kuvuga ko batandukanye, ndetse Weasel anasiba amafoto ye yose y'uyu mukobwa kuri Instagram ye. Ibi bigaragaza ko rwose umukobwa Teta ashobora kuba atabayeho neza, umukobwa w'umunyarwanda. Ibi kandi byo nabamubwiye rero birimo kuvugwa hano mu Rwanda ndetse no muri Uganda. Twibutse cyane rero katwerekeze mu gihugu cya Kenya, tuvugiye ku muziki waho. Umuhanzikazi mu gihugu cya Kenya bita Tanasha Donna yavuguruje rero tukuvugwa na Diamond Platnumz babyaranye, anamya ko atifuza ko umuhungu yazaba umuhanzi. Tanasha Donna rero uretse gushyira indirimbo hanze iri mu zikunzwe cyane yise Maradona, mu kiganiro yagiranye na Marshall Live yavuze byinshi ku buzima bwe, mu byagarutse cyakomeje gushyira ibitekerezo n'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Ni igitangiranye cyo gushinga urugo ku muhanzi, cyane ko ari nka byo Platnumz aretse kuvugaho. Ubwo uyu muhanzi yaganiraga na DW Africa yagarutse kuba yateganya gukora ubukwe keretse igihe azaba agiye guhagarika umuziki, kuko benshi mu nshuti ze bagiye babukora umuziki wabo wagiye usubira inyuma. Ibi byavuzwe n'umuhanzi Platnumz. Gusa Tanasha ntabwo yumva neza iyi ngingo, ntabwo azana kimwe na Platnumz. Tanasha yagize ati urugo ntabwo ari urw'abantu, ni urw'Imana, kandi njye nizera ko ushobora gushaka kandi ukomeza gutera imbere no gusoza inshingano zawe. Bityo rero gushaka simbibonamo ikibazo, kuko si buri kintu gihinduka kuko washatse, kandi burya byose biterwa n'abashakanye ubwabo kuba byagenda neza cyangwa se n'ibikunde, byose bishingira kuko mubanye cyangwa se kubagize urugo cyangwa umuryango. Ubwo rero yabazwaga niba yababona umuhungu we ashobora kuzavamo umuhanzi, yavuze ko bishoboka, gusa yongeraho ko abaye ari we ugena atabyifuza. Aragira ati ntekereza ko bishoboka kuko ababyeyi bose ni abahanzi, ariko nanone Imana niyo izi aho imuganisha. Nakubeshye bibaye ari njye ubigena, nubwo bisa nkaho ari ukwikunda, nakifuza ko yaba umukinnyi w'umupira w'amaguru. Impamvu nta yindi rero Tanasha avuga ko bituma atifuza ko umuhungu yaba umuhanzi harimo kuba umuziki urimo politike nyinshi, kandi nabo bakaba badafite imyitwarire myiza nk'imwe n'iy'abakinnyi. Yavuze kandi ko mu gihe byaba bibaye umwana we akaba umuhanzi yiteguye kumufasha nta kibazo rwose. Muri Tanasha yagarutseho kandi harimo filime yo muri gihugu cya Nigeria azagaruka muri Nzeri. Gusa yavuze ko atizera ko yaba agiye gutangira gukina filime nk'umwuga ngo tubona bagiye batandukanye bakora nk'akazi.
Tasha kandi ubwo yabazwaga niba hari umukunzi afite yavuze ko kugeza ubu ntawe, ariko yongeraho ko bishoboka ko yazamugira gusa anavuga ko we atareba ubwiza bw'umusore ahubwo areba imico kuruta ibindi. Aya magambo yakoreshejwe n'uyu mukobwa rero yuzuye ubwenge cyane, yakoroje benshi hano mu gihugu cya Kenya. Umukobwa mwiza cyane kabisa, umukobwa mwiza ukora umuziki rero unakunzwe. Nabwo ati rero jyaho ku internet umukurikirana, afite ibihangano byinshi cyane ndabizi kandi nawe wabikunda. Natinze rero katugiye ku mugabane w'Iburayi tuva no muri Afrika, tujye mu gihugu cya Espagne. Kuri uyu wa gatanu rero abashinjacyaha bo mu gihugu cya Espagne basabye urukiko gufunga umuhanzikazi Shakira imyaka 8 n'amezi 2 aramutse amwe n'icyaha cy'uburiganya bw'imisoro akurikiranyweho. Cyamurikazi rero Shakira Isabella Mabela Caripol, uzwi ku izina rimwe rya Shakira, wavutse tariki 2/7 avukiye ahitwa Barranquilla muri Colombia, akaba umuhanzikazi mpuzamahanga ukomeye cyane. Ariko rero kuba atarishyuye leta ya Espagne miliyoni 14 z'amayero y'imisoro hagati ya 2012 na 2014. Abashinjacyaha bavuze ko rero icyo cyaha nicyamuga gifasha umuhanzikazi usibye no gufungwa iyo myaka gusa, bazasaba ihazabu ingana na miliyoni 24 z'amayero, ubwo ni 25 z'amadolari, amafaranga menshi cyane. Uyu muhanzikazi rero wamenyekanye ku ndirimbo zitandukanye harimo nka Waka Waka, yari mu irushanwa ry'igikombe cy'isi cya 2010 mu gihugu cya South Africa. Akaba kandi yanatwaye igihembo cya Grammy Award, usibye kuba arimo kuregwaho kunyereza imisoro. Hashize igihe gito atandukanye na Gerard Piqué, 35 wamenyekanye cyane mu equipe ya FC Barcelona. Aba bombi rero bari bamaze imyaka isaga 11 mu rukundo, ndetse bakaba bari bafitanye abana 2. Bamaze igihe gito batuye hariya mu mujyi wa Barcelona. Bivuga ko rero bashize iminsi itari mike bahagaritse umubano wabo, ndetse bakaba baranatandukanye. Niyo namubwiye kuri uyu munsi ngiye ko Daraba Shema Yves nari kumwe nawe ko Daraba ndagaruka mu kanya. Stay touch, turabakunda cyane. Ukore subscribe, ukore share nande bimenye, kandi jya gutanga inyunganizi muri comment cyo twakora cyangwa twavugurura. Turabakunda cyane. Nagaruka, stay touch.